Muraho, ikawa yakoze akantu hagati ya Perezida Juvenal Habyarimana wayoboraga u Rwanda ndetse na Idi Amin Dada wayoboraga igihugu cya Uganda. Idi Amin Dada uvugwa nk'umunyagitugu, umusazi, intwari ya bamwe n'umugabo utaravugirwagamo ayoboye igihugu cya Uganda mu gihe cy'imyaka 8 kuva mu 1971 kugeza mu 1979. Idi Amin Dada ubusanzwe amazina yiswe n'abamubyaye ni Idi Awo Ongo Ango, nyuma aza kwiyita Idi Amin Dada ubwo yayobokaga idini ya Isilamu. Idi Amin Dada yari afite ibitekerezo byigiye hejuru cyane, ndetse bikagaragara yuko yabashaga gukora icyitwa manipulation cyangwa se gukina n'ibitekerezo bya muntu, agakundwa n'abaturage cyane, ariko nyine nanone akavangirwa n'uko bavugaga yuko ayoboresha igitugu, akica uwashakaga kumurwanya wese. Bamwe ntago bamwemeraga neza nubwo yari afite ibitekerezo bya manipulation cyangwa se gukina n'ubwonko bwa muntu ku buryo abantu bamukunda byanze bikunze, kuko bavugaga yuko yagwiriwe n'ubuperezida kubera kumara mu gisirikare igihe kinini, ariko rwose ngo ari injiji y'inyamusozi itari ikwiriye kuyobora igihugu. Idi Amin Dada ubanze mutamuzi, niwe wigeze kuvuga ati ntago nabikoze ku bwanjye, njyewe ubwanjye nariye umuntu numva afite urwunyunyu rwinshi, niko namwumvishe. Uwo ni Idi Amin Dada wahamyaga yuko yariye umuntu mu kanwa kakamuyongobeza rwose akamumira. Nk'umuntu wayoboraga igihugu cyakoronejwe n'Ubwongereza, Amin ntiyatinyaga no kuzana agasumburutso ku mwamikazi nyakwigendera Elizabeth, ku buryo byageze aho bikamurenga bikamwanga mu nda mu 1977, akavuga ko Idi Amin Dada niyibeshya agakandagiza ikirenge cy'irondere mu Bwongereza, vuba cyane agomba guhita yicwa. Perezida wa Uganda Idi Amin Dada abenshi noneho twamukuyeho amaboko burundu ubwo mu 1997 yavugaga ko ashaka kurongora umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth akamubera umugabo, nyamara muri iyo myaka irondaruhu ku Banyafurika ntago ryari riboroheye na gato. Ibaze nawe ko Idi Amin Dada yigeze kwandikira umwamikazi w'Ubwongereza akamubwira ko yiteguye gutanga ubufasha bw'ibiribwa, akohereza indege zuzuye ingano n'imboga mu Bwongereza kugira ngo bicungure iki gihugu cyari mu bihe bibi by'ubukungu ahagana mu 1974. Usibye kandi Ubwongereza yagiranye ibibazo byinshi n'ibindi bihugu birimo na Isiraheli, ari naho haturutse igitero abakomando bayo bagabye Entebbe cyanaguyemo mukuru wa Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Isiraheli kugeza n'uyu munsi. Iki gitero tuzababwiraho ibyacyo birambuye mu nimero z'ibiganiro byacu by'ubutaha kuri Idi Amin Dada. Mu biganiro byacu by'ubutaha kandi tuzababwira uburyo Idi Amin Dada yateye ibuye mu gihuru ashaka kureba ikivumbukamo, akiyenza kuri Tanzania yayoborwaga na Mwalimu Nyerere, intambara yayishojeho bikarangira irangiriye i Kampala, akavanwa ku butegetsi gutyo agasimburwa na Melito Obote wari ubwisubije ku nshuro ya kabiri. Inkoni ya Idi Amin Dada ntiyagarukiye ku Banya-Uganda, Abatanzania, Abanyesiraheli cyangwa se Abongereza gusa, kuko no mu Rwanda yabagezeho, ahagarika amaraso y'Abanyarwanda guhera mu 1977 kugeza ubwo yavanagwaho mu 1979 guverinoma y'u Rwanda ikandika itangazo ry'ibyishimo. Nitwa Dushimimana Ozemimosa, mwegereza udukayi n'udukaramu mbabwira uburyo Idi Amin Dada wayoboraga igihugu cya Uganda yapfuye ikawa na Perezida Juvenal Habyarimana wayoboraga u Rwanda, ivumbi rigatumuka, rubanda giseseka rukahatesekera. Ubusanzwe u Rwanda na Uganda mu gihe cya Amin Dada byasaga n'ibibanye neza, ariko bitavuye ku rukundo, ahubwo ari inyungu igihugu cyabonaga mu kindi. U Rwanda buri gihe rwahoraga rwigengesereye kuri Uganda
kuko niho honyine rwanyuzaga ibicuruzwa bivuye mu mahanga bivuye ku cyambu cya Mombasa mu gihe bitabaga byaje n'indege. Perezida Juvenal Habyarimana wari warafashe ubutegetsi mu 1973 mu gihugu cy'u Rwanda, abuhiritseho wari inshuti ye magara Gerigori Kayibanda, yabanje kwegereza ibihugu by'amahanga ahereye ku byo bari baturanye birimo na Uganda. Icyo gihe yayoborwaga na Amin Dada. Perezida Idi Amin Dada yabaye inshuti magana na Juvenal Habyarimana karahava, ndetse bigera ubwo perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana amutumira gusura u Rwanda mu 1975, ndetse araza ararusura, umubano ukomeza kuba mwiza cyane. Ariko bigeze mu 1976 ibyari byiza bihinduka urudubi. Icyo gihe Uganda yafunze imipaka iyihuza na Kenya, ibicuruzwa byambukaga biva i Mombasa bibura aho bica, u Rwanda n'u Burundi birahababarira cyane kuko byatungwaga ahanini n'ibicuruzwa byanyuzwaga muri ibyo bihugu byombi. Inyandiko za ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda zahishuwe n'urubuga Wikileaks zivuga ko mu gihe Uganda na Kenya byabaga bishwanye, u Rwanda n'u Burundi bitari mu ntambara, byahababariraga cyane kuruta abari mu ntambara yeruye aribo Kenya na Uganda. Kubw'amahirwe ariko ntabwo umwuka mubi hagati ya Uganda na Kenya wamaze igihe, ibintu bisubira mu buryo u Rwanda rwongera kwifashisha umuhanda Mombasa Kampala Kigali mu kohereza cyangwa kuvana ibicuruzwa mu mahanga. Uwo muhanda kandi niwo wanyuzwagamo 85% by'ibicuruzwa biza cyangwa biva mu Rwanda, ibindi bikanyuzwa mu ndege, dore ko umuhanda uva i Kigali kugera ku cyambu cya Dar es Salaam muri Tanzania utari wakubatswe icyo gihe. Kuba duteze amatwi neza, ibyo birahagije kumva yuko byatumaga u Rwanda ruhora rwibombaritse kuri Uganda ngo rudakoma rutenderi ikarufungira amazi n'umuriro. Idi Amin Dada akijya ku butegetsi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byinshi byagiye bifatira igihugu cy'ibihano bitandukanye kubera imibanire mibi, nk'uko twayababwiye tugitangira ikiganiro. Mu mwaka w'1977 Amerika yafatiye ibihano igihugu cya Uganda, ikawa yabo yangirwa kugera ku masoko y'igihugu cya Amerika, bityo ibyo bituma abahinzi benshi bo muri Uganda bihitiramo kugurisha ikawa yabo mu gihugu cy'u Rwanda kuko ariho bahabwaga amafaranga menshi. Inyandiko y'ambasade y'Abanyamerika mu Rwanda yo mu Gushyingo 1978 ivuga ko ku myaka ibiri yabanje u Rwanda rwohereje ikawa hanze irenze 80% by'iyo rwari rusanzwe rwohereza, rwemeza ko iyirengaho yaturutse mu gihugu cya Uganda. Ibyo rero bisa nk'ibyarakaje Uganda, by'umwihariko perezida wayo Idi Amin Dada, maze mu 1977 ukwezi k'Ukwakira ishyiraho amabwiriza ko nta kamyo cyangwa imodoka igomba guca ku butaka bwayo yikoreye toni zirenga 35. Ibyo byagabanyije umubare w'amakamyo yakoraga ubucuruzi hagati ya Mombasa, Kampala na Kigali, ndetse n'ingano y'ibyo zazanaga zikoreye iragabanuka cyane ku kigero giteye ubwoba. Nyamara Leta y'u Rwanda yo yavuze ko kuba abahinzi ba Uganda bagurisha ikawa mu Rwanda atari ikibazo, mu gihe umuguzi ndetse n'ugura bose ntawahenzwe. Guhagarika urujya n'uruza ruca muri Uganda byatumye ibicuruzwa bigera mu Rwanda biba bike, ibiciro by'ibicuruzwa byinshi birihanika cyane kugeza aho byateye abanyagihugu ubwoba. Mu nyumvire namwe, nk'urugero, ikamyo yikoreraga litiro 33,000 za peteroli yaragabanyijwe cyane ikagiza na litiro 22,000 gusa. Minisitiri wari ushinzwe ibikorwa remezo mu gihugu cya Uganda, Paul Etange, muri Kamena 1978 yavuze ko bashyizeho toni ntarengwa amakamyo agomba kwikorera mu rwego rwo kubungabunga ikiraro cya Jinja gica hejuru y'ikiyaga cya Victoria ngo kitazasenyuka. Gusa ayo yari andi mayeri. Ibyo rero byatumye ba nyiri makamyo bongera ibiciro, kugezaho kwikorera toni imwe bongeraho ibiciro bya 25% ku biciro byari bisanzweho, kuko umwanya munini wazaga urimo ubusa. Urugero, niba kwikorera toni wenda byari 100,000, ubwo byahise 125,000.
Ibisa nk'aho bidahagije kandi byatumye n'ibindi biciro ku masoko yo mu Rwanda byiyongera hafi 11% ku biciro byari bisanzweho. Inyandiko za ambasade y'Abanyamerika zivuga ko nk'aho agafuka ka sima kaguraga amadolari 3 muri Kenya, muri icyo gihe mu Rwanda ho kari kageze ku madolari 16. Icyo kiraro nicyo cyanyuzwagaho ibicuruzwa biva cyangwa bijya mu muhora wa ruguru bivuye cyangwa bigiye ku cyambu cya Mombasa. Tariki ya 28 Gashyantare 1978, Perezida wayoboraga u Rwanda Juvenal Habyarimana yagiriye uruzinduko mu gihugu cya Uganda rutunguranye rw'iminsi 3 mu kuganira na Idi Amin Dada uburyo izo ngamba zahinduka. Nubwo Perezida Juvenal Habyarimana amaze iminsi 3 mu gihugu cya Uganda, ariko Amerika ivuga ko ntacyo urwo ruzinduko rwatanze kuko ibiciro byakomeje kwiyongera, itegeko ntarengwa rya toni amakamyo agomba kutarenza rigumaho. Muri Gicurasi 1978, uwari perezida wa Tanzania Mwalimu Julius Nyerere yasuye igihugu cy'u Rwanda. Mu ntego z'uruzinduko rwe zari zimuzanye harimo gushaka inkunga zo kubaka umuhanda uva Kigali ukagera ku cyambu cya Dar es Salaam nk'uko byari biteganyijwe. Mwabyumvisha ariko ko uwo muhanda u Rwanda rwari rukeneye cyane nk'amahirwe ya kabiri yo kwifashisha mu bucuruzi mu gihe wa Uganda wari ukomeje kuba gaterera nzamba. Uruzinduko rwa Nyerere mu Rwanda ntago rwashimishije Idi Amin Dada kuko batacanaga uwaka nyuma y'uko Tanzania icumbikiye Milton Obote wahiritswe ku butegetsi mu gihugu cya Uganda, ndetse n'abandi barwanye na leta ya Uganda ubwo Idi Amin Dada yashakaga kujya ku butegetsi. Umwuka mubi hagati y'igihugu cya Uganda na Tanzania wakomeje kugira udubi, mu gihe u Rwanda na Tanzania byo umubano wabo wakomezaga kwiyongera. Mu Kwakira 1978, intambara hagati ya Tanzania na Uganda yaratangiye ku mipaka y'ibyo bihugu byombi, ndetse imara amezi menshi cyane, ibihugu bimwe na bimwe birayamagana. U Rwanda rwo rubura aho ruhagarara, rusaba impande zombi kumvikana ndetse rugerageza no kubahuza, ariko biranga burundu. Tariki ya 8 Ugushyingo 1978, Idi Amin Dada yandikiye igihugu cy'u Rwanda ruburira ku gukomeza gucudikana Tanzania nyuma y'uko ngo amenye amakuru y'uko hari ingabo za Tanzania u Rwanda rwaretse zikinjira ku butaka bwarwo, zigacengera zikambuka muri Uganda zinyuze ku mupaka wa Kagitumba. Amakuru kandi avuga ko u Rwanda rwasubije Uganda ruhakana ibyo rushinjwa kandi rudashobora gukora ibintu nk'ibyo, nyamara Amerika yugaragaza ko ibyo Uganda yashinjaga u Rwanda byari byo. Ariko mu rwego rwo kwirinda ingaruka z'uburakari bwa Uganda rukabihakana. Muri uko kwezi kandi k'Ugushyingo, inteko ishinga amategeko y'igihugu cya Amerika yari yanzuye ko igihugu cya Uganda cyongera kigafatirwa ibindi bihano nyuma yo gushoza intambara kuri Tanzania. Ambasade ya Amerika mu gihugu cy'u Rwanda yandikiye Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu gihugu cy'iwabo cya Amerika ibamenyesha ko nifatira Uganda ibindi bihano bishobora kugira ingaruka ku Rwanda kurusha Uganda yashoje intambara. Mu gihe Idi Amin Dada yarasumbirijwe n'ingabo z'igihugu cya Tanzania, yandikiye umunyamabanga mukuru wa Loni witwaga Kati Joseph Watham amumenyesha ko Perezida Nyerere ari we udashaka amahoro, ko ingabo ze n'inyeshyamba zirwanya Uganda basenye ibiraro bihuza Uganda n'ibindi bihugu ku buryo byateje ibibazo bikomeye by'ubukungu mu karere kose. Intambara ya Uganda na Tanzania yakomeje gukaza umurego kugeza muri Mata 1979, ubwo ingabo za Tanzania zafataga umujyi wa Kampala. Idi Amin Dada agahunga igihugu, Yusufu Kironderure afata ubutegetsi. Ihirema rya Amin Dada ryashimishije cyane igihugu cy'u Rwanda, ruhita rwandika ibaruwa ishyigikira ubutegetsi bushya inagaragaza ko Amin Dada yari yararuzengereje. Iyo baruwa yaragiraga iti: twishimiye ko ubu bukangurambaga bwavushije amaraso burangiye. Guverinoma y'u Rwanda n'Abanyarwanda bashimishijwe n'ibimenyetso by'ubufatanye n'amahoro bigaragazwa na guverinoma nshya muri Uganda iyobowe na Dr. Rure.
Ngibyo bimwe mu byari bikubiye muri iyo baruwa. Nyuma y'ubutegetsi bwa Amin Dada, amategeko y'uko amakamyo aca muri Uganda atagomba kurenza toni 35 yakuweho, urujya n'uruza rw'ibicuruzwa rurakomeza, ibicuruzwa mu Rwanda byongera kuboneka ku bwinshi nk'uko mbere byari biri iri tegeko ritarajyaho. Nyuma kandi umuhanda uva muri Tanzania nawo warubatswe, u Rwanda rugira amahitamo ya kabiri yo kujya ruvana runajyana ibicuruzwa hanze biciye ku cyambu cya Dar es Salaam. Nitwa Dushimimana Ose Mimosa. Tubashimiye ko mwaduhaye umwanya wanyu mukadutega amatwi. Tubonane ubutaha.